bati ibi bintu nibyumvikana Bishop dushirireho iyo nkuru bavuze bati ni urgent ni inkuru yihutirwa cyane Mutabare ni umurwayi urembye ni umujyana muri urgence iyo wavuze ngo umurwayi yageze mu bitaro bati mwirukangane muri urgence baragira bati rero l'épouse de l'ancien capitaine de l'équipe nationale Mourabitoun wahoze ari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Mauritania Mourabitoun et l'entraîneur Mohamed umugore wahoze ari kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Mauritania Mourabitoun et l'entraîneur Mohamed Wade akaba ari n'umutoza Mohamed Wade demande d'aider son mari qui est détenu à Kigali, la capitale du Rwanda. Arasabira umugabo we waheze i Kigali mu Rwanda à raison de dette estimée à 3 millions de Gwaya. Kubera ideni rya miliyoni 3 ngo ry'amaki Ugwaya ubwo n'amafaranga se yarafungije baravunje ubwo rero twaba tujya kunganya ariko mutazagera tubwira iyo baba murimo ati rero bagakomeza nyuma yako kadeni bati la raison est que son ancien club au Rwanda Rayon Sport ne lui a pas encore payé tous ses droits. Impamvu nuko yahoze ari ikipe ya Rayon Sport itigeze yubahiriza cyangwa se itamuhaye ibyo yagombaga kubona mu burenganzira bwe. Bati source c'est journaliste Abedi Nasser. Ngono we wabo wakubisa bangu. Ariko arimo ako kabubiko. Izo miliyoni 3 cyangwa Mohamed Wade arafunze ahari. Arafunze nabyo cyageze sinabikubwiraga turi kuwa gatandatu tutarafunze. Amazemo iminsi ahubwo idonido safungiye iki. Ubwo ni iryo deni ntibyumvikana se. Uya muri iyo nkuru ubwo ni nkaho babivuze. Oya. Nuko oya. Ziriya miliyoni 3 afunzwe azira amadeni. Ashobora kuba arayo madeni. Ari mu muntu se. Akaba zirimo umuntu. Ariko ubwo nawe akaba hari atarazishyuye avuga ati nyamara nuko nanjye ntishyura nuko ntayo mfite hari ikipe ndimo amafaranga byashoka kakunda umuntu aba kuri mideni uti ku kazi ntibarampemba arafunze kuko niyo nkuru yavuga ngo edete ni ya Kigali burya naganire n'umukinyi nkuko rwose twabiganiraga mu kanya uwitwa Kadime Ndiaye yambwiye ko afunze ari byo koko arafunze atari ko impamvu afunze niza amafaranga nizo yambwiye ubwo rero anasideni bararifungira reka baragucakira se reka iyo umuntu uramubwira uti nzayaguye igiki niki mukabyandikira terwa n'igihe none se utabyubahirije nabwo reka bagerageza sha rero ni keretse murwanye mupfudeni muri tuvuge ndaje ungurije amafaranga y'amezi 2 amezi 2 arashize ndabwo nguye ikindi gihe umaye ikindi nacyo kirashize cyane nako rero ukomeza umikiri ugase bikazarangira ryane yoga nago babifungira ibyo none wari giye waze neza none se chèque sans provision iyo bayimucakirira da wabibwirwa n'iki ariko ideni gusa ishobora kumubwira ati nzayaguye ikintu niki bakajya kuri RIB akamwereka Faustin warutegereje nanjye nandi yabona 100% umuntu izina ry'umuntu Wade yambuye urumva ko niwe uzireho ni dagihe yafunga ariko Wade yakoze amakosa yatumye murega muri RIB ya sheke itazigamiwe aho ngaho ahubwo ugomba guhitujyamo urumva ibyo byo ni twari kwarabigarutse ahangaha nge na Leonidas tukubwira ko Wade n'undi mugabo witwa Khalifa w'umusenegale ariko nawe wibiyabice bya Mauritania ngo n'umuturanyi we bagendanaga aba bagabo bari barijanditse mu kwesikoroka abantu twakubwiye ko bari ya Kiyovu Sport bayibeshya ngo bazayifasha gukemura ibibazo byayo yo kuregwa ngo bavugane na secrétaire ngo no munyasenegale baramuzi babwiye Juvenal ko bafite amafaranga ngo bafite Beneri ngi yaborotse ngo yari yaje gufasha
ibyerekeye n'amadini oya ni nabo bari babwiye Juvenal ni nabo bagiye gushinga idini oya bafite uburyo bazora mu mafaranga nyine ngo Kiyovu ngo ushobora kuba yicamikiye kuri Islam ngo bazayifashe ngo hari amafaranga yoherejwe ngo ariko ngo kugira ngo atangwe ngo ntago Bener ipfa kuyaburukura cyangwa kuyarekura itabanje kugira gute kumenya icyambere icyo cyerekezo ngo kandi utabanje no kuyasorera berekana gasinyandiko cyaba bivugaga mu magambo gusa babisikorokaga bakajya kuri Bener banje ariko hari umugabo w'inshuti yanjye witwa Fils wazotoza iyo kipe yitwa Adax bigeze kumujyana kuri banke bamubeshya amafaranga kuko ntuzari yagiye muri kipe ari mambure wa Adax Khalifa bageze kuri banke bamarayo amanota bizengurutsa muri banke atazi ibyo barimo bakaretse ngo ati amafaranga byanze sha kandi banamubesha nta mafaranga ariko kuri iyo banki nabo bari barahimbye ikinyoma cy'uko ngo Adax yagomba kuzajya gukorera umwiherero i Dubai ntabwo byibuka cyaraje no mu itangazamakuru cyane bakajya bereka miliyoni 500 ngo bafite ngo Adax hari umugabo w'inshuti yanjye ukora muri Central Africa baramwesikorotse we na Juvenal wa Khalifa bategana indege mvuga ko bagiye gukora ibyerekeye na deal zo gucuruza essence muri Central Africa abahuza na ministre w'ubucuruzi bageze bahita bigira mu zindi deal kugira ngo bazajye amafaranga marketing y'amakipe yabo mwibuka inkuru nigeze kubabwira ko Wade yamamagaye ngo njye kumubwirira ngo ahe Kigali ngo imuhakazi ngo ntazayisaba umushahara uyu Wade ahubwo ngo azayizanira umufatanye bikorwa ukomeye ngo niwe uzajya yiha amafaranga uyu Wade ese abo bafatanye bikorwa yakorana nabo ntacaka uyu Wade hari abantu muri apere agiye kupita ikinyoma uburyo agiye gutsinda ari umuntu mwatari ufite umusenegari w'umunyamarabu ugiye kuyifasha kujya mu matsinda bana bamujijura inoti ntawe eshatu amadolari make arayakubita babagabo n'abimitwe ahantu hose bamanutse kuri Rugende bageze kuri komine Wade waje afite akazi muri Rayon Sport twikanga agiye muri Mukeba wa Rayon Sport tubona ari gufata ibyemezo ndazana muri umuntu we muri Kiyovu Sport agakino barakize baje nka family nawe yigeze nk'umutoza nawe yashatse kwitoza igihe yivumburaga akavuga ngo yanze ngo kwitoza ngo kubera ko Tansere Musembo yaje ngo ku munsi wa match ubwo nubwo ngo iriya nkuru nubwo nyine noneho umugore waratabaza ko umugore wafunzwe kubera iryo deni n'umugore rero amuzanye mu Rwanda ariko sinzi nabonye yasho ko yarasubiye iwabo kuko yabonye inzara y'i Kigali yewe atashobora iyo mitwe y'umugabo akaba uyu Wade rero ibyo byose twabwiraga by'imitwe yarabimazemo iminsi agira gutya akazana abakinnyi akababwira ati nzabashakira amakipe akabazana mu buryo budafututse mu makrebe hano aba basenegare benshi bari mu Rwanda benshi bamutungaga yahuraga mu ngo zabo yesikuruka urumva Wade ariko ibyo umugore avuga amadeni yo Rayon Sport iri yamufiti ariko ni Jean Fideli uretse mutangaza ni nk'urwitwazo kuko ntiwambwira wajya gutanga sheke ubu turi mu kwa kangahe turi mu kwa kane Wade yavuye muri Rayon Sport yavuye muri Rayon Sport arimo kuza yatozwaga na ariko hari kontara bamwongereye Katurebe oya yavuye muri Rayon Sport Julien Metes si wayitoje sukari bamwirukanye nawe wayitoje phase retour hafi yavuye muri Rayon Sport nko mu kwa kane gutyo yasi mu kwa kane cyangwa mu kwa gatanu gutyo mu kwa kane oya mu kwa gatanu championnat yarangiraga mu kwa kane urumva umwaka urashize kandi uziko Rayon Sport yari yaramuhaye mu masezerano yandi rwose oya nta yandi yamuhaye yarayo yagomba kurangiza oya ariko arayo yamuhaye umutoza mukuru oya ariko nayo yagomba kurangizanya n'uwo mwaka ko nyine n'utwo dushahara byanze kunze yishyuza Wade yarahagaritswe ariko ntibavuga ko bamwirukanye umwaka oya Rayon Sport bari barumvikanye ko izagenda imwishyura uko bishyuye abakinnyi nawe bari kuri payroll urumva Jean Fideli wari warubahirije ayo masezerano ashobora aragiye abandi bagahita bayaboroka oya ni nk'udushahara twe wenda bakera reka banza ko baragiye bishyura abandi we ntibamwishyura ahubwo kuko iki mpamvu ni kubivuga nanyo nyayumubwira nyine usanga baragiye barita bamuborokera abandi bisa naho muri ubwo bwesiko Wade yakoraga Faustin tutabeshyanye ko agafaranga asa n'uwari waribagiwe cyangwa se ideni rya Rayon Sport wenda atarakiryitayeho
kuko nge ndibuka umunsi umwe kubera ko ubwo bwescro yakoraga hari udufaranga bwamuhaga umunsi umwe nahangayikire cyane ayo Rayon Sport imurimo kuko hari igihe nigeze aza kuyibuka kuki hari igihe nigeze gushaka gukora inkuru yuko Rayon Sport itamwishyuye urumva icyo gihe bahita babyukirizaho amafaranga kuri konti ye ngiye kumuhamagara ngo tuganire ahita mujyanama bari kumwe bari kumwe mujyanama arambwira ati se waduramushakira iki nyine ndashaka ko tuganira kuri uko bimeze ibye ati rero ati ni by'amadeni ati none bamwishyuye ubwo ni okay uravuga uti ndimutabarije urumva ahubwo ni nka message ati nta kibazo mfite nyuma yaho ubwo birarangira akomeza kwigira mu bye akomeza kwigira muri ubwo bwescro bwe ntekereza ko ideni rya Rayon Sport rishobora kuba rije kuko yaba ari irya kera aba yaragiye no muri FIFA kuko wade ni umunyamahanga si umunyarwanda ngo arajye no muri Ferwafa yaba yarabizanye kera ariko kuko ari iyo wakubiswe nyine iyo busa utakambi wasanga buriya tugiye no mu mapuro naryo hari igihe ntaryo wenda ari urwitwazo abo ati nibamfungura ati muhumure ndishyuza rero none kugira ngo oya n'umugore we cyangwa se nandi batumva ko ni wabo avuga ati ni ikipe ya Mwambo yagiye mu kazi kandi ako kazi reba igihe usanga akazi kare kahumba kontara y'igomba kurangira nko mu kwa 11 yari yararangiye urumva nkaho muri iyo nkuru rero nawe ugasanga we natwe tudeni twibishara twisaguza urumva Faustin nko muri iyo nkuru nibagaragaza uko ari umwambuzi urumva nyine babihishe bagaragaza ko ari ako kadeni ka miliyoni 3 gaturuka kukuba ngo Rayon Sport itaramwishyuye nibatubwira bati nyamara yambuye umuntu yakubise umuntu sheke itazigamye yamuhaye sheke itazigamye ngo babitubwire hanyuma noneho uhere kuri ibyo nubwo bafite ubucukumbuzi ko twa tumaze iminsi tuvuga ko wade nuwo Khalifa ari ibisambo bisigaye byarageze mu shaka uwo mwanyi wa Khalifa se we aracyari ku butaka ntabwo mperuka wasanga cyangwa ari inyonyombe yegone igisambo siyo kimaze kubona ibintu bigenda bigenda birabura bagenda babivumbura kirigendera urumva nk'uko cyeskurutse byakoraga cyane Juvenal Kirinda none Juvenal cyangwa zagezanye n'akandi kantu ko cyeskurutse aperi cyangwa abantu baho nyine bamwe na bamwe we kubwira kandi we cyobo cyarahiye cyeskurukaga cyane Juvenal Kirinda oya nazayisigari cyazi becaga gifite umwarimu cyeskuruka David ari kuvuga ngo ari kujya kuburana muri FIFA ngo kizanye na Fatuma bafata photoshop bateranya amafoto bari hagaranye bikajya ateranya ariko amafaranga cyo kugira ngo yagiye sinakuvuga ngo cyo amafaranga barabingeskuruka neza biraba David ubu yaragiye waza cyajya kweskuruka na ba generalira urumva n'abajya kubabeshya ngo ndabayamba ni cyabasigiye petit frères n'atari grand frère nta kundi kuntu bamugira urumva ni wahora muri bamusanze umutoza yamukubise kontra icyo gihe ari habyo fatari kuvutereka sigara ndwaza uyu ngo uze kutugira ku kibugo tubariza ati grand frère kafunze shawo yaziziti reka bya grand frère byo wajya kujyamo none uko gutabaza se k'umugore we hari icyo kuri bufate umugore we icyo numva yagakoze ni ugushaka udufaranga akaza bakishyura ku kadeni ariko ambasade yabishobora guhita ibijyamo ikazi ikamwishyurira ikamuga ati tava mu Rwanda reka kwanduranya nicyo bakabaye bamuhe kuko Faustin ni gake cyane ariko n'ubundi yaranabona abantu ariko mu Rwanda iyo wageze reka barakubwiye ngo ikipe yirukanye akaguma birangira nabi birangira abo kwanduranya umutoza abatoza usanga kuri Ivan Minnaert ajya kuva mu Rwanda byagenze utubari yaje mu kipe utubari batangiye kwambura abagore batonganye barwanya hoteli Andrera yagiye kuva muri Kiyovu ariko bahamagaje ribu umugore bamuti ku icupa ryo mu gahanga Andrera ande ngo igikondo yirirwa kihe nagaze witwa Andreas yezo natangiye kwanduranya urumva yari yagiye kuva hano byagora ukongeraho uyu nguyu umaze umwaka warirukanwe kugira ngo iwabo nta rupangasoro bayo cyangwa wa wundi umufaransa wavuga wa wundi Donatey iyo abasade yabitamwishyuri ahanga n'abarwana n'abantu yari kuzavina ugiye faranga ryo buri kakaye amagwaya ni mazima ayo ni amagwaya ni ugwiya bayita ama ugwiya miliyoni 3 z'amagwiya Mauritania ni rimwe ryawo 35 y'amanyarwanda irabyibushye cyane ni gisambura kuku ahubwo ni ibifaranga byinshi ubwo miliyoni 3 z'amagwaya si hafi miliyoni wati 1 Mauritanian ugwiya equals 35 Rwandan francs ubwo kuba rero miliyoni
miliyoni 3 amani oya miliyoni 3 z'amagwiye agabanya na 35 agabanye nakubaho nugukuba kirimo menshi ariko wararindagiye kirimo menshi abereyemo abo iryo deni ni rya miliyoni 3 z'amagwiya sibyo ra 3 miliyoni ugwiya ubwo zaba ziri muri 5 miliyoni Rwanda umuntu n'igisambu ariko eshanu zaba ziri muri Rayon Sport yarayamwambuye yo ntago Rayon Sport yayabona oya turavuga ijana n'eshanu muri iyo mitwe cyagiye ubwo nyine ndagiye nagara kigenda neza tuzabanyarwanda ahubwo ahubwo se Rayon Sport yo yamubamo arenze 10 ntabwo yarenga none se niba reshatu z'amagwiya cyangwa gifite nk'amasheka nka 30 aho ari yamunyahunga kubyo abantu cyangwa cyagiye kibija no ngari cyo usanga bari nk'abantu cyatekeye umutwe cyabajyamo amafaranga igiye kubazanira abafatanya bikorwa giye kuzana kikahita gihamagara umuteka mutwe agahita avuga ati mumereze sha tuvugane ariko wowe nabwiye ngo ubu ngubu tukarifa ni hatari yaraje Juvenal akajya avuga ati nzanye umuherwe agahamagara abantu bahenaye kibazo umuntu wese kurutse ariko bavumburanye baratukana kuko hari umuntu wese kurutse Juvenal akatangira kishyushya ngo agiye gukorera umwiherero i Dubai umunyaburayi umuntu uzi Burayi ibi kisambo kiramubeshya neza kikamwararika abakinnyi atangira sinya makondera abakinnyi bati turakize cha bati ngiye ku Dubai bati nagiye warimo nabari bavuze ati ngiye ndahita nigumirayo nabyo ntibyabura buryo ategereze abanyamakuru banimwe bari barabatangiye kubara ko bazajyana na Dax na Juvenal bamushaka abanyamakuru umwanya wanjye wari warabariye ko yari yaramaze passport kwitegura yari hafi ngo azajyana na Dax ari biturutse kwa bande kwa ba Khalifa nabo wadenyine babiziko amakipe aragorwa nk'uyu muntu ananirwa gusubira iwabo ngo ajye ariko iwabo buranaho ahubwo iwabo n'abafite igisambo cyo cyarahazengereje umuntu utinya gusubira iwabo utinya gutaha buryo umutinya nta kazi afite aho ngaho Sport barahakana bakavuga ati nta deni twara nakubwiye ngo kiri kwitwaza iri deni kuko yaba ari uwishyuza Rayon Sport aba yarayishije kera yarageze no muri FIFA ahubwo se ururakema ayo magwiya niba ari magwiya baragenda gute ngere nagira inama ye yabo bantu ni mu gisonere gitaye reka da ese wumva cyakwe umuntu mwene gihugu bakakireka kigagenda gutyo abaye ari aya magwiya arimo arizo miliyoni 3 nk'uko iriya nkuru yabibyandika yaba afite ibisheke byinshi ni byinshi oya ni byinshi cyangwa ari ikintu kinini yabeje umuntu akavuga ati ni nka deal ya miliyoni 100 ariko se nakwiye ngo ni umuntu ajya kuri peneri akakwereka ibyo bisheke by'amafaranga babeshya ubundi urumva ahaba yari afite application urumva yinjiramo akakwereka muri system akaba se amaze nk'amezi 8 reka tuheraho hari nk'ahantu aho yabaga ubu yahishyura reka natwe twimagine ubwo aho yabaga yahishyuraga reka iryo itsideni rya mbere kandi bene abo baba baheza umwese ukora baragenda gafata apartment nziza yawe na nk'iya 600 kikiturikamo ubwo icyo si cyambere kigakubita nk'amezi 5 bakishyuza ati ndumukozi wa Rayon gatire yizanyishyura kikabyo cyazana n'abantu n'abakire aho hafi kikamwereka izo nyandiko za beneri z'imimba reka tugende cyajyaga muri application kikakwereka amafaranga muri system ibyo kurya rero ibyo kurya si urumva yishyuraga wasanga yari afite za bonoma muri za supermarket zikomeye aho ngaho agenda apfupfunyuramo wajya tuvunje ndashaka kureba bigende bigwe muri generation ugwiya yakwira ry'ibyo deni abereyemo abantu urumva ubu se wagize ngo cyagendaga n'amaguru imodoka n'icyakodesha imodoka cyahise kijyana n'amaguru wasanga gigenda bacinye kivugisha ati mwihorere aho bose niko cyagira gute cyishyuraga urumva amadeni rwose ntayo cyohererezaga abagore n'umugore wacu nipe $500 nitakupatia oyo ubwo ni n'uwo mukira ashobora kuba cyaramubeshye kiti nkubita nk'ibihumbi 50 by'amadolari tinjira kantu nikorera njewe mfite amafaranga ari muri Benera Bros ya miliyoni 500 akavuga ati cya kintu kirakomeye kiti nari kapiteni wa Mauritania aba mutoza wa Rayon Sport umuhibi 20 by'amadolari nako kanya ariko se wa mutangazaje n'umuntu wa nta kigenda yesukura ku muntu akamuca amakomukuramo amafaranga menshi nkansukuriya wita umunyamauritania n'ibyo bishinga niba yareskurutse Juvenal yaraje mu mwita babarawo akayamukizaho akeskuruka abo ba David
David yari umunyakanada akaza akayamukizaho ubwo urumva abo yeskurutse bandi bari munsi ya Juvenal na akageraho nahazana na mwene wo muri aperi akayabakuraho ubwo urumva abo yeskurutse bari munsi yabo bandi batazi n'iby'imipira ni bangahe umukire yabeshya ati wenda tugiye nko gushinga ikipe yaduye gukora projet neza ubwo rero nibyo umudamu waramutaka aramutabariza ubwo niba ari ambasade zibijyamo ndumva aba bantu bakuraho ambasade se cyangwa yaba ari y'Ubufaransa ko uravuga Donadei ko yari y'Ubufaransa ambasade za Afurika ko zikubwira ziti ni kiguma aho ngaho ninde wakibwiye gukije muri ibyo by'ubutiriganya bwacyo timuki ariko ambasade hose baragutabara kuri umwene igihugu wabo igiye gusubira aya mafaranga igihugu cyayabura hajya n'ikinyamurutania n'aka Senegal hajya ntabwo n'igihugu byose bifite aho bivanga urose urabona hajye buri wese ariko abarirwa cyane muri Mauritania ni hazwi ko niho hakiniye ikipe y'igihugu niho ariko akaba n'umunyaki Senegal ariye bamwe bavuga ati ni icyanyu abandi bati ni icyanyu aya bati ni cyana twahebwe n'igihugu cy'umupira kije gukina nta kare cyana cyacu none aya ariko umuntu wari presentensi igihugu baperi bavuye ajya kwishurira manamana yakubye n'umudiyavante ya ubwo rero akutwo tudeni turamukoraho tuvuve bonguna wadeni ibyo ngibyo nta kindi twagiye tubabwira ko abantu hano mu mupira wahageze mu Rwanda kujya gazasohoka bayumva yamaze kubiwa abagore yasinyiye amasheke nabo saa nyine menshi iki nabo ntibabo sebo ntiyibwiraga batanazi kandi hari abakobwa ubona sheka akavuga ati ni igifurumba sha ndaguha ubuzima abatozi bundi naziba Rande byarangiye aguye fire urumva ko biti icupa ryo mu gahanga ryarindiri nawe yes hanyuma rero